Yes, reka tubahe ikaze cyane kandi tubifuriza kugubwa neza banyarwandakazi, mwebwe mwahisemo gukora subscribe kuri iyi sheni yanyu, sheni y'abanyarwanda yitwa KC TV Rwanda. Tubaha ikaze mu kiganiro cya mbere cya siporo hano mu Rwanda ku rubuga rwa YouTube. So banyarwandakazi, ndabanza gusaba imbabazi mbere na mbere, nta n'ibindi bintu byinshi ndinjiramo. Nimugoroba nakoze ikiganiro ariko ndimo neditinga video, hazamo umuziki mu minota ya mbere, hazamo ikiririmbo gisakuza cyane. Niyo mpamvu ntekereza ko icyo kiganiro byageza abantu bagacika intege ntibanakomeze no kukireba, ariko mu by'ukuri nyine munyihanganire, mumbabarire munyihanganire. Nabikoze ntabishaka. Urumva nari ndimo neditinga iriya video, noneho hari ahantu nyine ho gushyiriramo background ya music yanjye ya background njya shyiramo. Ubwo ndi kuyishyiramo nyine mba ndacitswe shyiramo urwo ruririmbo, ahubwo nari mfite ubwoba ko bashobora no kunkubita copyright n'ibiki byose, ariko nyine ntabwo babimpaye, ntabwo bigeze bampa ibyo bihano, nubwo isaha n'isaha biba bishobora kuba byaza. Ariko nyine natekereje ndavuga se mpanagura iyi video mbigenze gute, mbona atari ngombwa. nyine ndavuga tereka nyigumisha, ubwo abayireba bihangane, mwabonye ko nko ari utunota nka tubiri gusa, ahandi hose ijwi ryari rimeze neza rigenda nta kibazo. So rero munyihanganire, bibaho cyane, murabizi ko nsanzwe mbaha ibiganiro byiza cyane bidafite ikibazo na kimwe, neza cyane rwose. Hanyuma rero tujye kuganira ku ngingo ebyiri muri iki kiganiro, nta n'ingingo zitari butware iminota irenze 15. Ingingo ya mbere ni ku muzamu Ishimwe Pierre Mari. Abafana b'ikipe ya APR mwanyishyuze kubabwira amakuru y'uyu muzamu. Nanjye nakoresheje tekinike zose, kera kabaye namenye ikibazo afite pe, ariko nubwo nakimenye ntabwo nizeye ko ari cyo. Mbivuge hakiri kare, kuko amakuru bampaye nabaje ndavuga ati ariko ko turi inshuti, mumbwira ikintu cyakwishimwe Pierre Mari mwizamu, mwakimbwiye koko. Abanyarwanda birirwa bamunyishyuza, basi nimumehe akadetaye gato, byibuze niba afite ikibazo cy'100%, byibuze mumehe nka 20% mbibwira abanyarwanda. Mwihangane rwose, barabimbwira, ariko namwe nimbibabwira murahita bwumva ko harimo uwo bita Mucyo Antani wavugaga ngo ini kauda veninum shari bo ini kauda pe. Ayo uragusobanurira ikibazo kawana ari kugisobanura, ari kugigusobanura asa naho ari kukwikiza kabisa. Reka babwire, wenda namwe muraza kumbwira muri comment pe, tubiganireho, sibyo? Muze kumbwira cyakoze bana ya gasa atari. Hanyuma ubwo turi buze no kuganira kuri derby, kuko finali y'igikombe cy'amahoro tayari. Noneho akosha Ferwafa nubwo ijya yivangira, nyine nubwo Ferwafa iri kwivangira igakabya, Ferwafa iri kwivangira igakabya, ariko nyine hari utuntu ubona nyine dukeya barimo barakosora, dukeya two ku murongo wo gutegura amarushanwa y'amakompetisiyo n'ibindi. Usibye nyine Ferwafa rwose ushobora kubona ikoze ibintu byiza umwaka wose, ariko si ureba, si tugiye kuganira kuri finale, si bayishyizeho amatariki meza, ariko ejo bundi ushobora kubona ukabona bayihaye umusifuzi, ukibaza uyu musifuzi Ferwafa yamuzanye bigenze bite. Nyine ntihabura utuntu nk'utwo ngutwo, ariko uri kubona ko nyine hari utuntu bakora kubona ni sawa cyane. Ubwo n'ayo matariki ya derby ndaje tuyaganireho. Ubwo ikipe ya APR uyu munsi irakomeza imyitozo, uyu munsi ni kuwa gatanu, yitegura umukino w'ejo bundi ku cyumweru izahererwaho igikombe cya BK Pro League National Champion. None se tubigenze gutereka kashamana we. Nuko nguko bimeze.
ubwo rero icyo mba ngusaba wowe nta kindi ni ugukanda subscribe ibintu bikagenda neza cyane 5/5. So banyarwandakazi, reka duhere kuri uyu mukino. N'umukino Ferwafa yatangaje ko uzabera kuri stade Amahoro. Mbere na mbere finale izabera kuri stade Amahoro. Iyi finali dushobora kuba tugiye kubona finali iryoshye pe, kubera ko gusa mbabajwe nuko APR itazaba ifite n'ubundi. Urumva ikipe ya APR n'ubundi igiye gukina iyi derby isa naho idafite abakinnyi bayo pe. Niyo mugabo Claude, Bugingo Hakimu, Natari, ariko uri kubona ko Ferwafa nyine igizanye kare. Ku itariki 23 z'uku kwezi kwa gatanu harabura, uyu munsi turi 15, bivuze ngo harabura iminsi ku itariki harabura iminsi 8. Ubu ngubu tayari Ferwafa yakaba yakubisa amatike muri sisitemu, turi kuyabwira abanyarwanda, kuko iminsi 8 ibura icyumweru kimwe n'iminsi 3, oya n'umunsi umwe, Ferwafa nigira itereka amatike hanze inabigire official, kuko izi ni za ndani nyine zacu. Nubwo ari byo ariko ni za ndani. Finale zawe ku itariki 23. Ferwafa nikubita amatike hanze, kandi shaka uburyo ikorana na kampani itari yayindi yakoranye na Rayon Sport bari mu manza. Iriya kampani yaradutengushye cyane. Abafana b'ikipe ya APR bari bagiye gukora wenda ni Rayon yari yakiriye, ariko twamenye abafana b'ikipe ya APR ari benshi muri stade, hari hagiye kuba sold out yabuze gato. Ariko ibintu bya izi kampani zirwanira gucuruza amatike zishaka kwiba amakipe, babireke niba ari ibyo babisubize mu maboko y'amakipe rwose pe. So ubwo finale nyine reka tuyitegereze, ariko finale zaba ari umuriro. Ndabize APR igiye kwitegura accordingly, kuko APR iki gikombe bayihaye ndabizi ko itakishimiye. Igiye gutegura finali, mushobora kubona iby'amatwi yanyu atigeze yumva n'iby'amaso yanyu atigeze abona. Finali zaba ari umuriro cyane. Hanyuma ubwo nibyo ngibyo, reka tuyitegereze turebe haba abasifuzi bazasifura uwo mukino. Ariko amakuru mfite, ba bantu bavugaga ngo urabona ngo mu Rwanda, ngo urabona ngo ishimwe Claude Cyucyuri ngo match yamunaniye, Murindangabo Moise ntari ku rwego, uwo bita Samuiko ako na APR nayo kano ntabwo njya nkemera pe. Nokuri APR ndayikunda murabizi. Ejo hari umuvandimwe wanditse muri comment ngo Kasejizo ngo nibwo nakwemera kufa na APR pe. Hari umuntu wabyanditse. Ako na APR nayo kari akantu ko kutemera Samuikunda ntabwo nkemera pe. Nukuri buriya hari igihe ndeba utuntu nkabona hari utuntu twinshi Rayon Sport ifite tw'impamvu yo kutemera Abdul. Nukuri pe, ngiye ntabwo njya mbogama murabizi, abantu barabinyangira ku mbuga nkoranyambaga, ariko ngiye ndebye mbona nta mpamvu APR ifite yo kuvuga ngo Samuikunda ngo urabona ngo ni umureyo ngo nakwiye gusifura derby. Ikindi Ferwafa nayo ikwiye kwikuraho icyo gitutu. Ibi bintu byo kuvuga ngo Reyo ngo Reyo ngo twe ngo turumva ngo dushaka ngo umusifuzi wo hanze. Nakuruye za ndani ko mukire birarura. Izasifurwa n'umunyarwanda, kandi mushobora kubona bayihaye umusifuzi utari mpuzamahanga. Induru zikavuga aba ba Murindangabo Moise, aba ba Kayitare David, mushobora kubona bayimukubise dakasifura hagati mu kibuga. Nkubeshye se ibyo gutekereza abasifuzi boha. Ariko nanjye ndi kwibaza Ferwafa izayihuye musifuzi, ntiyakongera kugarura Cyucyuri. Ibyo byo ntibishoboka. Naho sifu ya derby yeruka ntiyakongera kugaruka. Se bazayiha Rurisa Patience udatanga amakarita. Se bazayiha Abdul nawe ntibishoboka. Reka dutegereze turebe Ferwafa izayihuhe musifuzi. Nanjye nyine ndi hano ngo mbibabwire, ubwo nawe niba wumva hari ariko biragoye gusa nta by'umusifuzi w'umunyamahanga rwose. Amakuru mfite nuko bazayiha umunyarwanda azayisifura kandi neza finali. Ariko urumva finali
ry'igikombe cy'amahoro n'impamvu igikombe cy'amahoro cyitwa igikombe cy'amahoro bayeho umunyamahanga biragoye kabisa. hanyuma abanyarwandakazi bakunze ikipe ya APR, reka mbibwirire impamvu Ishimwe Pierre Mario mu minsi ejo bundi sinzi press conference nitabiriye y'umutoza basa naho bakimubajijeho agica ku ruhande ntiyakivuga neza, ariko mu by'ukuri Ishimwe Pierre Mario murabizi ko ikipe ya APR yasohoye statement, icyo genda byibuka yayisohoranye na statement ya Daud ndakurahiye imaze nk'amezi nk'atatu n'igice, kandi icyo gihe bagisohora n'ubundi hari hashize nk'icyumweru Ishimwe Pierre Mario asa n'uri gukorera mu ntare aravunika n'ibiki byose. match aheruka gukina ni ya Bugesera, bavuga ko amezi abiri agiye kuyamara hanze, amezi abiri yarashize no kwa gatatu kwarashize no kwa kane kugiye kwikubitana, twari mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere. uyu mugabo rero nagerageje ko ndavuga atari ko se Ishimwe Pierre Mario ni umwana w'ikipe, ni umuzamu wa mbere. buri Ishimwe Pierre Mario asoje amasezerano, ari muri ba bakinnyi basoje amasezerano nubwo nta muntu mwitayeho. ndasa se Ishimwe Pierre Mario byagenze bite ko twaherukaga official statement ya equipe itubwira ko ari amezi abiri? byagenze bite? nibura ko mutongeye kuduha indi yunganira yayindi ya mbere amezi abiri arangiye, wenda muvuge muti murabyibuka ko duheruka kubabwira ko ari amezi abiri ariko twasanze ikibazo cye gikomeye, bivuze ngo birafata andi mezi. byagenze bite? ejo bundi Ishimwe Pierre, ikintu cyatumye mbaza kino kibazo, ejo bundi APR ikina na El Hilal basimbuza abazamu babiri umutoza Abdelrahim Talehebu, nabonaga uburyo Ishimwe Pierre Mario yahagaze muri tribune, ubona ari kureba match nyine atishimye pe. hari ukuntu umuntu aba ari kureba match ariko nyine body language ukabona wapi. basi mwumfashe, abanyarwanda bakeneye kumenya ukuri, byibuze mumbwire 20%. ngira ngo bagiye kumpindura byibuze bambwira ibindi neza bambwira nk'ibyo mutoza Abdelrahim Talehebu yadutangarije ejo bundi. ngira ngo niyo mpamvu nanabaye n'agaciro cyane ngo mbikore inkuru. Talehebu yaravuze ngo Ishimwe Pierre Mario afite ikibazo cy'ibihaha. muribuka ikibazo cy'ibihaha Sheikh Djibril Ouattara yigeze kugira, twigeze kubabwira, akamara hafi amezi abiri adakina, aricyo cyatumye adakina yaherukaga gukina inkera y'abahizi no muri Sekafa imikino mikeya, ntiyakina Champions League. Piramide bure yakuyemo APR Ouattara adahari, nibura byibuze nk'indi mikino 5 cyangwa 6 nk'iya champion. Sheikh Djibril Ouattara ntabwo yayigize. icyo kibazo rero ngo kibihaha Sheikh Djibril Ouattara icyo gihe yari afite icyo kibazo, nige na Clement yigeze kukigira nawe, ngo icyo kibazo nicyo umukinnyi witwa Ishimwe Pierre Mario afite. ndibaza icyo kibazo kibihaha muri APR biterwa n'iki? akabaganga nabajije igisubizo bampaye nicyo ntatinyuka kubabwira hano igitera ibyo bintu. ariko ngo Ishimwe Pierre Mario ngo afite ikibazo kibihaha, ubwo birumvikana nyine sezo yararangiye muri APR, nibizamwongera amahirwe menshi ni oya, nako ndanabize ni oya, reka ndeke kwigeza hano. ubwo nyine wenda hari azabona indi equipe kuko amasezerano ye yararangiye. afana ikipe ya APR ngamumbwira, murumva haba icyo gisubizo umutoza yaduhaye ndetse nicyo bamaye, murumva byumvikana koko? birumvikana, ntabwo wavuga ngo ikintu umuyobozi yaguhaye cyangwa igisubizo yaguhaye nticyumvikana, ariko nyine ni hatari. abafana b'ikipe ya APR ubwo mutwara ibyo ngibyo, ubwo wenda nyine ibindi tuzagenda tubimenya mu minsi iri imbere, cyane ko ikipe ya APR nimara gukina match ya Rutsiro tuzahita twinjira mu cyumweru cya derby. ngaho nguko rero mbashimire cyane, ubwo ibindi turaza kubigarukaho mu kiganiro Evening Drive, tunarebera hamwe muri rusange uko imyitozo y'ikipe ya Nyamukandagira Gitinyiro APR timu ya Wageshi, ikipe iyoborwa n'Intare, igakundwa n'Intare, igafanwa n'Intara, ikaba ituye mu gihugu cy'Intare. turaza kubigarukaho mu kiganiro Evening Drive. ndabashimiye cyane rero, muri abantu b'abagabo cyane. hanyuma abantu mushaka kumforowinga nyaboneka
nirirwa mbasaba mbinginga mfukama ati mumbabarire mujye kumforonga kuri Instagram yanjye nshyashya nafunguye. Nari mfite Instagram yanjye yari ifite 7,300. Abahetazi bangirayo iyo Instagram barayibaninga, none igihe bayibaningiye igaruka ariko yaratakaje icyo bita algoritme ya Instagram, ku buryo posting ikintu abo bantu 7,000 ntihagire n'umwe ukibona, ugasanga Instagram uri kunyereka ko cyarebwe n'abantu 100 nabo batara viewers batara followers banjye mfata umwanzuro wo gufungura indi Instagram, none yo nyita Kaseji zo 001. Ubu ngubu narebyeho mu gitondo nsanga ifite aba followers 126 kandi nye postingaho buri munsi. Mwihangane rero mujyeho muyifollowing kugira ngo tujye dutangaho ibitekerezo. Muzabaza abantu tubana muri group, umuntu aranyandikira akambwira ati Kaseji zo ntambukiriza iki gitekerezo, nkabikora rwose. Dero mu following kuko ni yanyu, ibintu bigende neza cyane 5 kuri 5. Ubwo n'abantu mushaka kwinjira muri ya group yacu WhatsApp, icyo ukora unyandikira kuri 07391218 nkayigushyiramo rwose, ukambwira ati Kaseji zo mvuye kuri YouTube, nimero yawe niho nyikuye, ndi umukunzi w'ikipe ya APR rwose, nshyira muri iyo group. Kuko niba uri umureye ukaba uri kunyumva ntabwo bikunda, ntabwo tuba dushaka kuvanga abantu. Iyo group ni y'abakunzi b'ikipe ya APR gusa. Muri abantu b'abagabo cyane, muri abantu b'agaciro gakomeye cyane. Sala Vista.